shari tangaza makuru ryaduha amafaranga mwe ndivuze bavuga ati uyu ni yes cyane nicyo mbagamo njewe Bahati Yane TV mu karere ka Nyabihu wimvangira ntago nakubwiye ngo mvange ngo ntabwo ndi kuridinga none uri kuridinga se hani ndo kuzanye kuridinga Yane TV cece kare yunamutsinda haburiya none nje mutsinda gahanga wagira subura haburiya no kugutsinda ukibona mu gikoni cy'wanyu karutsinda Bahati Yane TV mu karere ka Nyabihu sinzi icyo ushaka Ushaka ibiceri ibiceri si ibiceri ni njyewe ubikora uje kureba ababikoraga babiguhereza none ngiye kuja ahandi none urangurikiye leta nguwanye nubwo nkwegereye ntabwo waza kundenza amavi hano nuguhita ngutsinda nubwo nkwegereye ntawandenza amavi nawe uje kwishimagurira he kunyo iri tangazo rikaba ryaranditswe na Mugisha Fabrice niyo nguru Feredina nari niyasha amazina ariko izi nomero nazo mwazandika ngo ni 07 10 10 10 200 zisubira mutari kuzireba ndumvisha nimba mwabifashe 9 karindwi tangi wanyu ibyo sinino bikubaje ariko pawa ceceka ibyo ntawe bikubaje reka dusubiremo oya ariko kuzisubiramo ntabwo ari byo uyu muntu akaba ari umugabo w'imyaka gira kuza kuriza muri kamera yanjye je kuririra iwanyu gapfumuka abantu bino nabo sinzi ko rubameze iyi naje gusura nubwo nta cyana mfite ariko naje mfa mafaranga nzayabona uzagabona none ko kubifeka zabandi kuyagira ukuri kuri kusaba BTN TV none BTN TV ngo BTN shogomborora turebe ceceka hari umugabo twafashe yibye amafone abiri nyiraye akaba ari kuvuga ati ngo ni ibihumbi ni ibiceri mwe nibeshe angahe 250 shaka ngwagwa ibyo biceri si ugwagwa rucabaho mwe igisabasaba uko sura urayafite kari ikinyamakuru ndi gusoma nunezi ndi gusoma narigize ngo kare kashi wose ufite kashi kashi bamagara banzo n'ijana ryanje iyo umuntu afashe itafari akarigira induzi iki ndakaje ku mugazi nashize ibishima ku mbabura gasanga byashiriye kunyo zinzo kashi mbese urayizi ni kuri banki twagize ikinyamakuru kikaba kiranga ko sha kundu wadesheje umutwe utumye ngisomana nabi sirangi gusomera kinsomera si mubiki mukinzomera mubiki byo mvuga uko mbonye akagabo kari gukatira hariya genda ukarebe ko kari gusoba muri rwa murima gwacu tukafata kaduha amafaranga amafaranga twanagahwanya turagahwanya da reka mbe ngiye oyo garuka hano kuko umanza urebe kakandu ko kujya kaba kagize kakaba karimo nkunda gariye onariye niworiye wenyine je ndikukubwira ngo kanshaki ndagashaka uzutakaza sha nukukuwanya rimwe watwa kukuvuna gusa sha kaje ndagira guca cyane nibyo ne reka mbe ngiye kukareba umva kayaya we ariko aya mazina gari gutuma ngira ninza ninjya ni kapote ntabwo oya ni marinette karame pa vayo hano karame ibyo se nibyo mbigisha bigishaga yo zongera kwitaba ngo karame ni ry'abakobwa yo ni ry'abahungu turabimenya byumve neza iki kinyamakuru zijama nazica warira se uzarira ndizijwe n'igipa umuntu yakora ko amafaranga ongurira 9 ibyo uzabambaye ntabwo uba ubifite akagabo wasi akagabo iswa n'akagabo ni kumwisa papa
gutsinda hasi tuvugira no kumenya ngo gutsinda tsinda hasi dore nta n'ikinyabupfura mugiraga ikaritsiye yose yawe ujuri tabayo yo kubigisha ni pureza ngo yo yose rero ibigisha yo irayoraga ikagira nyine kambaye maze vuga icyo mubajije uretse mena kuvuga asura yizi kuyivuga iwanyu ntawuzi ngo urayishobora reka manze kubwira Imana iri kwita amazina imbwa agiye kuza rero icyo nicyo nemeraga icyo Imana nicyo nemeraga iyo bigezeho ndavuga ati yes maze Imana iri kwita amazina imbwa yari yagiye kuza rero ari kwita yitwa imbwa maze sukuza imbwa isanga Imana yarangije kwita amazina biteka yinda ndanarizi ahubwo maze imbwa ibiraje ariko ititwa imbwa ibibwiye Imana ubwo nta nakazina nakamwe wansigarije Imana irayibwira ngo ndako muva kundebera gatoya ubwo rugumama ibigwagi buriyo urukubishyira mu kantu mbaza ngo yayise ngo iki kiri kubipfunyika yayisha ngo iki Imana yise ivuga ngo ari kubijanjara kiri kubijanjara akabijanjura ndangize ibyo watangije ugomba no kubirangiza maze Imana biravuze mwariko nsigaje akazina gato ako kazina ngo niko nsigaje maze ku kazina Imana iravuga ngo upfa kukanyeka maze baramubwiye witwa imbwa gusa ushurira kuko twese mbasha tumubona sha